Abashinzwe ibijyanye n'ubuzima batubwira ko kurinda ubuzima bwacu tugomba kurya neza. Bisobanuye ko dukwiye kurya ibiryo bituma tugira ubuzima buzira umuze. Harimo ibitera imbaraga, ibyubaka umubiri n'ibituma tutarwara. Icyo twese tuzi ni uko indege itari mu byo dukwiye kurya. Reka nkubwire umugabo umwe bita Michael Tito. Uyu mugabo niwe wabashije kurya indege yose. Mbisubiremo, Michael Tito niwe wabashije kurya indege yose. Ku itariki ya 15 Kamena mu mwaka wa 1950 nibwo Michael Tito yabonye izuba mu mujyi bita Grenoble mu Bufaransa. Yari umwana nk'abandi bose, gusa igitangaje cyari kuri we akiri umwana yaryaga ibintu bidasanzwe ndetse bidasobanutse. Byinshi muri byo yakundaga kurya ibyuma. Ibi byatangiye ataragira imyaka 9, ubwo ikirahure yanyweragamo amazi cyamucikaga kikagwa hasi. Afata umweyo ngo akubura ibyo birahure ajye kubijugunya. Gusa bimwe muri ibyo birahure yarabiriye. Ababyeyi be baratangaye kuko yabiriyeho ntiyagira ikibazo icyo ari cyo cyose. Gusa bamutwaye kwa muganga kuko babonaga ibiyiko n'amakanya mu rugo bitangiye kubura. Gusa abaganga babuze ubusobanuro bw'uburyo uwo mwana yabigenzaga kugira ngo abashe kubirya. Tito yakuze arya ibyuma kurusha ibiryo. Uyu mugabo yaje gukora ibitaramo byinshi mu Bufaransa, maze aza guhinduka icyamamare bitewe no kurya ibyuma, kandi ntagire ikibazo ahura nacyo, ndetse byageze aho bamwita Mr. It's All. Gusa icyari gitangaje kuri we, iyo yaryaga ibiryo bisanzwe turya muri ubu buzima bwa buri munsi, tuvuge nk'amagi, imineke, avoka, amafiriti, imiceri n'ibindi, ibyo biryo iyo yabiryaga yahitaga arwara bakamujyana kwa muganga. Nibwo yafashe icyemezo cyo kuzajya arya ibyuma gusa. Mu buzima bwe bwose bivuga ko yari ibyuma bipima toni 15 kugera kuri toni 20. Ndagira ngo ubyumve neza, mu buzima bwe bwose yari igare zigera kuri 18, televiziyo 7, udukoresho bahahiramo muri supermarket 15, ibitanda 2 by'icyuma, yariye computer nyinshi, imva bashyinguramo y'icyuma imwe, yariye amatara y'icyuma 6, arya amapata agera kuri 45, ndetse n'umunara muremure w'Ubufaransa yari atangiye kuwuryaho. Gusa inzego z'umutekano zimubera ibamba zirabimubuza. Michael Tito yabonye ibyo bidahagije, afata icyemezo cyo kurya indege yose. Nubwo mvuze indege, ntago nshatse kuvuga ya ndege nini nka zimwe za Rwandair zitwara abagenzi. Oya, ahubwo yari indege yo mu bwoko bwa Cessna 1 igendamo abantu 2. Iyo ndege yayiriye imyaka 2, kuva mu 1988 kugeza mu 1980. Indege aba ari nini kuko nka moteri yayo yapimaga ibiro 600. Iyo moteri yayiriye hafi umwaka wose. Michael Tito yariye ibyuma byinshi, gusa hari ibitarigeze bivugwa. Ndetse Guinness Book Record ikunda gutanga ibihembo ku banyabigwi yamuhaye igihembo nk'umuntu warushije abandi kurya ibyuma byinshi, ndetse bamuhaye impamyabushobozi yo kurya ibyuma ikoze mu byuma. Bakimara kuyimuha nayo yahise ayirya. Gusa ikibabaje, uyu mugabo yaje kwitaba Imana ku itariki ya 25 Kamena 2007, nyuma y'iminsi 10 amaze kwizihiza isabukuru ye. Nubwo abenshi bavuga ko ibyo byuma yari byo byatumye yitaba Imana, ntago ari byo byabiteye, ahubwo yapfuye bisanzwe nk'uko n'abandi bapfa. Nubwo Michael Tito yapfuye, nta wundi muntu uramugwa mu ntege. Gusa hari undi mugabo bita Leon Samson, we yari imodoka ye, gusa ntarageza na hato kuri Michael Tito. Ese ukeka ko igihe kizagera tukabona umugabo urenze Michael Tito nawe urya ibyuma nkawe? Ni Paradizo TV, twarabiyemeje, twarabihaye, kandi koko ntago tuzigera tubatenguha n'umunsi n'umwe. Kora subscribe
kugira ngo utazajya ucikwa n'ibyiza byinshi tukugezaho. Kora like, share ndetse utange n'igitekerezo muri comment. Muhorana na Buka Live, tuguma dushimira mwebwe mwese mwakoze subscribe. Nyagasani akomeze abahundagazeho umugisha. Uramutse ushatse icyo wifuza cyose twakugezaho hano, watwandikira muri comment ubundi tukakikugezaho. Reka rero mbifuriza umugisha ku Mana, mukomeze mugire ibihe byiza. Imana ibarinde ndetse igume yagura inzira z'uburyo mwinjizamo agafaranga. Reka tubonane ubutaha. Bye bye.